wikwirirwa wivuna rwose uvunika wavuze amagambo menshi wahannye wagize gute ntako bura ninjye ushatse kuvuga ko ntabona ntawo cyangwa Cobby ntabwo muzi Cobby nsohoka ngiye mu itsinda ntabwo nakubitanye na Cobby nubwo nihutaga ntabwo nahuye nawe njye ntabwo mbona ntabwo muzi si mwahuye rero yaraje gufata utwe twose twasigaye aha yaraje gufata ibyo birahangaha asubirayo ngo bahese asubirayo ese ubundi ko mande baba wigirishijwe impuhwe ntagende yo mwanga nagenda ajya hashaka yamviriye mu buzima bumeze neza afite amahoro nta kibazo mfite ko atari mu buzima bwanjye ingerere ibyo uba washyushye muvuga mba nayobewe ibyo urimo ngewe asina Cobby yari ufata ibintu bye nawe urabimuha nagize umugisha bari cyo kimuzana ureka umwana aragenda utazi naho yerekeye nk'umubyeyi wamubyaye ufata imyenda umwana umeze ko uramuha ngo nagende nawe usigara wicaye aha ngaha wumva uratekanye wumva ufite amahoro ugira umutima nta mutima ugira nanjye kuko ahubwo se igitangaza kirimo aho ngaho ni iki niba yari afite aho agiye niba afite aho abonye ho kujya akaba yarambangamiye nanjye nkaba nsigaye mu buzima ikibazo ufite ni iki asina urambabaza muri ibintu ukora Imana ntizakubabarira na shitani ukorera ubwayo n'ikuzimu ntabwo uzajyayo kandi ndakubwiza ukuri ibintu ukora asina niba utikenya uri nkunguzi ugiye no kuzaza unukire mu rugo rwanjye ariko ari nawe aho ugeze urarengera pe urarengera ugakabya urumva amagambo yose uba wanyatuye wowe uri imana yanjye uri imana reka nkubwire uzanira nawe umutima mubi pe kandi ari wowe nshuti nari mfite mbwira ibintu byanjye byose wumva uburyo uba wanyubahutse wanutse wambwiye nabi ko wajya ngo niwe wamubyaye ariko mama ukagira gutya ukava mu cyari yongeye utanampamagaye ko ibyo bintu bidasobanutse ubwo si usanga ntanahari ntibari no kumpamagara byibuze urakoze cyane kabiri kangahe ngo uhamagara ntunyitabe ayi nyabura we iyo nguhamagaye mva mama undi mu kazi ngo iba ngo uri muri bizi niba ngo uri muri bisi ubumbwira niba ngo uri muri bisi sinzi ibintu ubumbwira ngo ubyo uri ngo ngo ndi bize ngaho naho rero ibyo ni imirimo yawe niba ngo uri muri bisi ibyo namenye ko ngo uri muri bisi kubwizo mpamvu rero nibyo ngibyo nibyo nanze ndagenekereza ndahamenya kandi mwana wa mbababaye hariya mama ububabazwa n'iki ko ahubwo reka mwuriya muhungu gutekera uturyo turyoshye ubundi urye utuze turaza kugwerekeza ku mugoroba ego we yego muramperekeza ku mugoroba ngomba kugenda habona di urumva bose babireba bakabona yuko mvuye i Kigali uza amashyara ari hariya ibyo bagenda bantega mbona uko ngenda mbisimbuka habona aho uziriya nzira hariya mu marembo y'iwanjye babimenye ko nagiye i Kigali babimenye kandi iyo babonye nambaye aka gatenge kanjye mwana wanjye kizaho akakitero kuko dore mba naturutse nturuko yemeze ninya kugira ngo iyo nagize ninya uhita bamenye ko ngiye i Kigali mbere kubwizo mpamvu babimenye nta n'umutabimenye amabi yabo ndayazi uriya muhambirwa sibyo ishyari afite
nicyo ry'iryo ngiryo rero ngomba kugenda sasa habona hakiri kare hakiri kare nkavuga se koko nibyo bibaho cyane ayo mashyari abaho hakurya hariya none iyo bitaza kugira amashyari ubu ngubu ntabwo ubu ufite abana 3 mushiki wawe babuze 2 ibi nkubwira ni ukuri ereka mwana wanjye ngo rya mukuru burya ngo rirazinduka rikanareba ibi nkubwira ngo ibyo ubona nabonye byinshi mbana na benshi urumva ariko aho uzajya hose uzumva ijambo ishyari icyo ari cyo barabanziza rero sinshaka rero ko babanziza mwana wawe pesi kigare biriya bigori niyo mpamvu n'ibyo bimbwira ngo birantekera gende manuka kitero kanjye nkashyireho simwebwe mu nyambika hawundi wambaye imyenda nk'iyo nambaye ari ukuntu berewe ariko none se wakabimenya ngo ngurangura ngo agatenge ngo ukangura ngo nakitero ngo bisa urakaje ahubwo umva ngo aranyobye ukanjijisha ubwo icyo gifaransa uvuze ngo ni iki kajene ubwo bivuga mbwira icyo gifaransa ba basaza ntibajya biga bavuga ati ururwana noneho barunte ibyo Shaka uranyibagiwe wundi we okay winyobya icyo nashatse kukubwira ukizi ikindi cya kabiri nk'umwanzuro mpaguruke gende ndiba wumva ko ngomba gutaha ndagiye mu mafaranga yawe kamubwire ndakumva muteza amatwi nicyo cyanzanye nta mafaranga mfite yo kujya gupfusha ubusa ku bantu b'abateka mutwe ntayo pe nta muntu urwaye turi bazima kandi ibyo bintu uzabivemo burundu kubw'izo mpamvu isambo ndagiye nyigurishe nimara kwigurisha ndetse ngurisha aho amafaranga nshaka mbavuze nimumara gukira mwana wanjye uzahita ubona icyo mama nari icyo narindi cyo uzahita uvuga uti umwanzi arakabura nyina wongera uvuga uti akabura ntikaboneke ni nyina w'umuntu mama aho bigeze tugiye gukura muri kiriya cyaro pe uze hano mu mujyi ube hafi yacu naho ubundi aho bizakugeza sinzi kuko sigo ufite ibitekerezo rwose ntazi ubwoko bwabyo tugomba gukora ibishoboka tukakuza umwanzuro ni uwo nguwo hano utashye aha maze utasawuka databuja mwana uri hafi aho nyuma y'uko wa muntu akubwiraga twananiwe kumvikana noneho nabonye undi noneho twumvikana umuzungu se utukura oya ni umunyarwanda ariko nyine wabaye Uganda cyane n'ubu niyakorera nyine ikinyarwanda arakivugamo koko ariko ukuntu mubona ubu rero nyine niwe niteguye ugiye kuza kandi urumva ukuntu yajyaga mbona nsa ngo mwahuriye he twahuriye kuri TikTok ngaho uri bwa mukobwa abantu batazi ngo mwahuriye kuri TikTok oya abantu babata uri buku umukobwa mwigeze guhura hano w'inzobe cya gihomora ngo nigege baraziranye nagatangaye baraziranye urumva rero ko ari umuntu umva ariko ngo umurango ku mbuga bya bindi ngo zamura ngo manura ngo kanda ha ngo gira utya ukamwizera ukumva ko ubonye umuntu nyine wizeye reka nkubwize ese ubwo umunsi mwahuriye n'abazabaca n'imitwe bizagenda bite oya uramuti basobanutse pe
arasa neza n'amafoto ye n'ahantu aba ari na njye naramurebye mbona arasobanutse narabe kubwiye ngo nzamukura none urarunze yego ko uriya mutipe ngiye ukuntu namubonye ukuntu nabonye ameze n'uburyo yambara n'uburyo ari simati afite amafaranga amakumbi ni n'amafaranga nanjye ko ari n'urukundo none ni amafaranga nese asina usigaye wigurisha oya babarira nawe none nibwo numva icyo ushyize imbere ari amafaranga uko wamubonye urabona afite amafaranga nta kindi wabonye urabona nta rukundo afite urabona nta kindi kintu afite urabona nta bumuntu afite icyo afite amafaranga niyo wabashije kubona mbere y'ibindi byose wahise ubona amafaranga none se wagira ngo mbone iki ariko arayafite pe ngewe ukuntu namubonye nabonye afite ariko n'ayawe ko numva bariye nk'aho ari ayawe arayafite yego iye wowe urahura he n'amafaranga ye none se yaba yankunze ni leta ngewe ayo mafaranga ye sinyaboneho ndi umukunzi we basi warayabariye akundi kuvuga ngo kwicuruza tuvugishije ukuri ubundi muri iki kinyejana turimo umukobwa uticuruza ninde usibye ko wenda amasenta y'abantu batandukanye wenda hari abajya gutega mukabo yitanga indaya bicuruje ko mu by'ukuri nta n'umukobwa utakibikora ibyo ngibyo hari hano ku matelefone naho mama muricuruza uretse iyo umuntu agize umugisha nyine akabona umugabo nk'uwo ukamubona akaguha n'amafaranga ubwo ibyo byo babyita ngo iki bikazabahira mukumva ibyo ntibizabahira ukicara ugatega ikibero cyiza ukajya kuri telefone ukazamura ukamanura ukigurisha ubundi umugabo akazana amafaranga ye ukumva ko warya ifaranga ry'umugabo ukariheza wowe ngo ni ukuri mwiza sinzi ibintu burimo nuva ntabyatanje none se buriya iyo ubona umuntu yikora nka rimwe mu cyumweru cyangwa kabiri akagenda akajya muri shooting akifotoza amafoto angahe meza agahindura imyenda akagira ati ubu utekereza ko ari amafoto agiye kuyashyira he hari ayo wari wabona abantu bazanye bakamanika mu nzu nayo kwicururiza mbese asina nawe ushaka kuba nkabo reka ngende kuri wowe ntabwo ndi kuri wowe nawe ushaka kuba nkabo ariko se niba nagize umugisha ngewe nkaba niboneye umugabo ibyo sinigeze mvuga ko mbirimo pe ni kwa kuno umuntu agira atya akakwitana n'umugisha we uriya n'umugisha wanjye ahubwo nyibwira urabona nsa gute we hirwa rwose nibiguhira bizaguhire ariko nibitaguhira ni akazi kawe ndayamanitse ntabwo nguteze iminsi njye mba ndeba kure asi ntabwo njye nawe tungana ndi mukuru ku buryo bushoboka ndeba ibintu murimo ibi bintu mwamurimo hari igihe ushaka kwikururira n'intare cyangwa kwikururira ingwe mu rugo mu nzu yawe uzimba ni umuntu muzima uzanye utari umwana none uwo mugabo washyuhiye washebekeye uramuzi uziyavuka uziyaturuka uziyakomoka wenda ni igisambo ahubwo azagucucura wumire nose umuntu wamumenya mutahuye ngo muganire mwibwirane yewe data naho isi igeze sawa kanigendere kanikomereza ibyanjye nanje kukureba none ndabona waba ukereye ngaho ukomera nibiguhira bizaguhira nibitaguhira uzamenye ko ntuzumve ko nta muntu wabikubwiye wakugiriye inama ariko ngusabiye guhirwa muko usabiye guhirwa rwose ngaho hirwa tuzaganira abashyitsi bavuye hano isige rwose sawa banjye rero mubwo ni hano reka akingure brada akingure kandi niyumva bisanga sibyo ntuzajye nyine bro bitise icyano kizanya n'ukuri nawe bigoye ureka wana nari ugize kuna uransize untaye imihanda bro wari wandakaye nose hano ni kwereba Suri tumaze mubazi yo ifashe ukanta mu muhanda sindi kumwe na mama na wundi mutsaza wanjye ngira ukansiga hagati y'ibisambo kagenda dadayozi ko bari babyise ibisambo byarangiye naye ibisambo bizanye wanjye none ibisambo zano ari ibisambo tuzana na ari pingu yambaye wa petit lo kamo ngereka ndi guseka uburyo umeze nkaho hano hari umuntu wimwicanye cyangwa se uyu ni umuntu ni umwana mwiza
ese bundi haya see the money bro, see the money. Uri kubona ndi guseka n'iki gitsiteje hano ari n'amafaranga. Cyakoze nyine nahiye havuyemo amadolari 100 n'umwana sha wari wayimyibye. Uyu yarayafashe. Niko mva urumva nateretse envelope arayafata arayatahana. Noneho hari ikindi kirara babanaga sinzi impamvu uyu mwana abana n'ibirara. Noneho yashatse kugira ngo ayabikaza yame uwo nguwo arayafata arayamwiba. Niwe watagiye wabonaga bitari kuvuga ngo twamubuze twagiye nk'amasaha nk'atanu. Reba nagiye dutahe twagiye habona. Turamuhiga tujya hamanuka tujya azamuka tujya bagira bavunjishiza amafaranga bikomeza kugora. Finally Imana nyakugira Imana abatuguyeho gutyo twe twamutegeye. Uyiramubwira ati hereza amafaranga nayo uyu muntu. Ntabikubwiye ko uyu mwana ari umwana mwiza. Umunsi wa mbere mubona rwose namubonye mu bunyangamugayo. Apfa kwizera abantu wowe. Sister wowe ufite ikibazo. Ako bro turaziranye. Ubizi gute ko abizana batayasana? Reka mubaze. Njye musi mugendana. Rura rusatsi ikore bivuze ko ari bandi. Nta karazi bidirede ntibigwa. Mwagiye mureka. Uyu mwana kubasutse bino binosanga wenda ari ubuzima bubi. Hanyuma ariko navuze nese ku cyo wamuzanya. Ibyo ngiye kukubwira. Urumva namaze kubona ya envelope. Ndamuga ati rero ntabwo nagusiga ku muhanda cyane ko nanaga afite ikibazo reka ngushyitse ahantu uba mbone kugenda. Ntaba. Aho nyine yabaga yabanaga n'uwo muhungu. Arambwira ati se ndajya hehe kuri amusore yanyirukanye kuva nyine nanze ko amafaranga yakomana. Samwirukanye. Yego urumva yamwirukanye. Ndavuga se ubu ndamufata arambwira ngo nimushyire handi yadodiraga namusanze. Ndavuga ntabwo namufata ngo musige ku muhanda. Amfashije kubona amafaranga nawe kandi kirimo nakafite ikibazo. Ndavuga reka muzane hano. Nyine abari hano natwe nyine nzajya nza mbarebe cyangwa se nkuko wasibye ko tugiye kubana. Byibuze nanjye nzajya mwitaho. It's okay. Uzajya umwitaho? None se nadakeneye umuntu umwitaho muba hafi. Cyakoze. Koze reka turebe ko byashoboka. Niba atari umujura ntabwo niba n'ukuri. Ntabwo yiba. Akuri gute umuntu yabona ayo madolari agira muri 100. Cyakoze ibyo. Nakoremo akanagira kugira ngo ubone umuntu wayatwaye. Ayamaranye amasaha angana gutya. Oya reka tumufashe. Sister. Tumufashe. Thank you. Tumufashe. Ni karibu ka brother wanjye. Umwana mwiza nabwo yagututse ngurikishora. Brongo umusaye imbabazi. Mama se yatubwiye ngo tuzembaye. Byibuze mugati. Sorry petit. Umva nukuri brother wanjye mubabarire nagagira umutima mubi ahubwo yari yarakaye urumva aya mafaranga hari ikintu gikomeye yaragiye guhindura ku buzima bwanjye. Yaragiye kwikura muri bujye yancyurira buri munsi uyu nguyu bura ntago umuzi. Ajya nyurira n'utwenda yanguriye nyiri umwana. Ubuze mu byose kumbwira ngo bigende. Iriga nawe agomba kuba umwe muri twe bro tukamuhereza ikaze akisanga atazajya kubona akahita ahahamuka rega wamuhahamuza kwamurebaga gutya ngatavuga ati yakuzi n'ibindi. Katumuhindure n'ubuzima. Ya mafaranga nangiye kuguha. Urumva abonye adoda kandi niba koko ibyo uvuze ari byo atiba turamufasha. Musaza wanjye Imana igumugisha ndagukunda cyane nkuko bizi. Umva Imana igumugisha kandi Cobby umve wisanzuye uzatubera umwana mwiza natwe tuzakubera abavandimwe. Umva mbe mushiki wawe yebe brother wawe mukuru wisange sibyo. Katumufashe nta kintu uzabura hano sibyo. Hari umukozi uzajya ubona icyo kurya. Nanjye nzajya mwitaho. Umwitaho kimwe nuko nawe nshaka kuza kujya mwitaho so ntabwo rero muzananira abagabo babiri. Kege abagore tugira imbaraga nyinshi. Ntabwo nyibeshyeho. Oya. Siwanita se. Uranzi? Ndazi urumva gusuje nakoze. Twariganye. Oya. None ndabyemeye nshobora kuba
nibagirwa nusi gutunzi n'amazina yanjye ngiye nkaba ntakuzi twariganye se twaraturanye nyine bite unzi he Okay, ndakuze ariko wowe ntabwo nzi. mbabarira rwose ndomonye amatsiko menshi mbabarira ubu nashyushye nashize imbwire unzi hehe Rero nkuzi okay ndifite na musaza wawe Ashaka. Rero njya mbona amafoto yawe muri telefoni akambwaye mfite mushiki wanjye Anita. Rero urumva nari nkuzi. Rero iyo ubona umuntu ubona muziranye. Niyo mpamvu ndakwaye ndavuga Anita. Nari numva biranuka bitese. ubu se amafoto yanjye nanjye turasa Cyane pe. N'ubuzima busanzwe uri mwiza pe. witwa ndese Njye nitwa Chelsea. oh Chelsea asante Ashante nukuri. none se uri inshuti na brother wanjye Yego. Shaka Yego. ntabwo nari nkuzi pe nase ubushyaka aramvuga ku rwego rwo umura n'umuntu diote katavuga ngo mushiki wawe yabaye mushiki we. erega ninjye gakobwa Ariko birumvikana. tuvukana turi babiri datwaye ndamukunda arankunda nanjye abantu bose baba bamuzi Ndamukunda cyane pe. I know kandi nahoraga mubwira ndashaka kuzahura na Anita tumenyane tube n'inshuti twese turi abakobwa. okay Akambwira ati buriya nyine muzahura ariko Imana Yo, ishimwe nice dore to meet turanihuriye. Umva ahubwo niba nta kintu twese wa namba yawe. it's okay nayigwiriza nta kibazo Chelsea okay ndabwira Shaka ndaje ndamuha amakuru Oya nta kibazo ahubwo mureke we tuzamutungure. Abone tuziranye. bise ukunda uburyo tuba tugambo twinshi ntabwo nzi ko nakwira Oya uno munsi ugira ibanga. njye numvishe nzi nitwa Anita Yego ya ubwo urambipa mbonye nimero ya Kenya ndike kuri WhatsApp Merci. Njyewe urabizi ikintu cyose kirimo inota urabizi ko ngomba kugikora kandi neza cyane ugakunda amafaranga cyane ariko oya reka sense si yadutunze si yatubeshejeho okay ahubwo reka nkubwire Adeli buri ubona Ashaka azagukunda nyumvira nk'ikibazo mumbajije kwera impamvu mbivuze abatipe twebwe turikundira burya iyo wakunze wikundira umuntu ntabwo waza gushaka ngo upfe gukunda uretse gato nkubwira ntago ari ngombwa ngo wowe ankunda njye ngomba gukoresha uburyo bwose bushoboka akankunda kandi njye bwanjye ntavuze urabizi dukurikije aho twavukiye cyangwa se aho tuvukira biragoye ko umukobwa ashaka kwivugira muvuge ngo mukunze runaka cyangwa se ngo ugende unamwaproaching gusa mu bushobozi wagira cyangwa bikabugirirwa amahirwe kwegerana nawe ushaka gukora buri kimwe cyose kandi bigatuma ari uvuga mbere okay nkwifurije amahirwe masa cyane ko nanjye rega mbifitemo inyungu erega ubu ngubu byatangiye kuza sari tutabona mbese niba bigeze aho kiriya gicucu cy'umukobwa atari kukivugisha ukaba warakoze buri kimwe cyose ahubwo akantu kamwe gasigaye ushaka kunkoranga cyangwa n'amafaranga yawe ya nyuma niyo ndashaka yuko uhura na Michael